mu byo DG Nesa aza kutugezaho murabona yuko bakoze neza twebwe ngibyo uwo musaruro twarawishimiye ndetse bikanatugaragariza yuko abana bashoboye ahubwo twebwe icyo tugomba gukora ni ukubafasha ni ukubategura neza hanyuma nabo bagashyiramo imbaraga zabo hanyuma bagatsinda bakamenya bagakomeza gutera imbere no gukomeza amashuri yabo. Ikindi cyahindutse ngira ngo nkuko mubyibuka ubundi aya manota yajyaga atangazwa nko mu kwezi kwa 11 cyangwa 12 ibyo rero bigatuma ari abana basibiye badashobora gutangirana n'abandi cyangwa se abana batsinze batashoboye gutangirana n'abandi muri kaminuza mu mashuri yisumbuye. So ubu rero uyu munsi impamvu tutangaza amanota ubu ngubu mbere yuko n'amashuri atangira bizafasha abanyeshuri hari abatsinze bakajya muri za kaminuza kugira ngo bo guta umwaka cyangwa se hari n'abatashoboye gutsinda bakaba basubiramo icyo gihe nabo baba bafite umwanya uhagije kugira ngo bashobore gutangirana n'abandi amasomo. So niyo mpamvu rero ubu ngubu twakoze uko bishoboka kose kugira ngo ibizamini bikorwe mbere hanyuma n'amanota ashobore gutangazwa mbere yuko umwaka w'amashuri utangira. Uyu mwaka twari dufite abakandida bose muri rusange biyandikishije gukora ibizamini bya leta 106,418. Muri abo banyeshuri biyandikishije gukora ibizamini bya leta 106,679 nibo babashije gukora ibizamini. 89 n'igice kimwe ku ijana babashije gutsinda, babashije kugera ku gipimo ngenderwaho ari cyo cy'amanota 50%. Nk'uko rero mubibona murabona ko Kayonza, Kirehe, Rulindo na Ngoma ndetse na Nyamasheke ni uturere twakoze neza cyane. Hanyuma hakaza n'utundi turere nubwo twaje inyuma ku rutonde, ariko murabona ko naho ntabwo byifashe nabi cyane nubwo mu by'ukuri imitsindire iramutse yiyongereye byagenda neza. Murareba nka Kamonyi, Nyarugenge na Gatsibo ni hejuru ya 80%. Imitsindire naho mu by'ukuri ntabwo imeze nabi cyane. Reka rero tujye muri buri cyiciro dutangirane n'abanyeshuri barangije mu burezi rusange, aho abari biyandikishije bari abakandida 61,942, muri bo 51,667 baratsinze, bikaba bingana na 83.8%. Noneho wareba abahungu bose bakoze ikizamini 89.8% muri bo baratsinze, hanyuma abakobwa bose bakoze ikizamini mu burezi rusange 79.8% baratsinze. Mu burezi rusange mu by'ukuri urebye impuzamasomo bari bafite wazibumbira mu byiciro bitatu, ari byo siyanse, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Mukaba mubona ko abiga ubumenyamuntu ari bo batsinze ku kigero cyo hejuru, kuko abanyeshuri bose bigaga muri icyo cyiciro batsinze ku kigero cya 90.78, hanyuma abiga siyanse batsinda ku kigero cya 81.45, abiga indimi batsinda kuri 86%. Tugiye mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, uyu mwaka abakandida biyandikishije bari 36,254, muri bo 35,393 nibo batsinze, bikaba bingana na 98%. Twareba imitsindire mu bakobwa n'abahungu, mu bahungu bose bakoze 98% baratsinze, hanyuma abakobwa 97.7% baratsinda. Amashuri ya tekinike mu myuga n'ubumenyingiro arimo ibyiciro bitandukanye, murabona ko naho bakoze neza, ndetse
nk'abiga ubuhinzi 99%, ukaba ubona ko mu byiciro byose hejuru ya 95% abanyeshuri batsinze muri ibyiciro bitandukanye bigize amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Tugiye mu masomo mbonezamwuga, hatugiramo abiga afasha b'abaganga, hakazamo abiga ibaruramari ndetse n'inderabarezi. Aha rero naho murabona ko twari dufite 8,822 biyandikishije gukora ikizamini, muri bo 7,349 baratsinze, bikaba bingana 89.8%. Turareba mu byiciro bitandukanye, aho mu burezi rusange abiga imibare na siyanse, umunyeshuri wakoze neza wahize abandi kurusha wahize abandi bose yitwa Arengerwe Merci Alliance, akaba yiga kuri Cornerstone Leadership Academy, akaba ari ishuri ryo muri Rwamagana, yagize amanota 96.6. Hanyuma mu bumenyamuntu Kagemana Jean Lambert wiga kuri ES Cyabingo muri Gakenke, niwe wahize abandi muri icyo cyiciro, agira 95.7. Hanyuma mu ndimi Mugishabayo Jennifer wo kuri College de Christ Roi Nyanza, abari uhiga abandi agira 93.49. Tugiye mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, harimo Iradukunda Fabrice, harimo ibyiciro bitandukanye, hakaza Nshimiyimana Hakim kuri TSS, Ashimwe Philibert Nelly Gicumbi TSS, Ashimwe Philippe Nelly kuri Gicumbi TSS, Muganza Samantha MIPC, hakaza Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy, Irakoze Delice Kisaro TSS, Twatsi Jean Vianney Serora Dogaseke TSS School, hakaza Bisetsiyaremye Obed Apena muri Kirehe, Twizeyimana Patrick GS Gasetsa, bose bakaba baragize hejuru y'amanota 91%. Twajya rero mu masomo mbonezamwuga, aho muri Associate Nursing Program wahize abandi ni Gitangaza Raban GS Gahini. Hanyuma muri ibaruramari wahize abandi ni Singizwe Fraterine Eyave Ntendezi. Muri mu nderabarezi naho dufitemo abanyeshuri 4 bahize abandi bitewe n'ibyiciro biga, hakaba harimo Hategekimana Diodone Nyamata TSS, Nyamata TTC nambabarira, Shimiyimana Emmanuel ENP TTC Kirambo, dufite Umukiza Celestin TTC Muramba, hanyuma na Twagira Umukiza Olivier TTC Matimba. Murakoze. Nabashimiraga ko mwaje nanone mukitabira iki kiganiro kugira ngo tuganire ku byavuye mu bizamini bya leta bijyanye n'amashuri yisumbuye arangiza segonderi. Ngira ngo hashize ibyumweru 2 birengaho gato tuganire ku byerekeye ibyavuye mu bizamini bya leta, ku byerekeye primaire n'ibyerekeye O level. Uyu munsi rero ku bizamini ku byo tuza kuganiraho, nagira ngo muribuka yuko umwaka ushize kuri ibingibi bizamini by'amashuri asoza segonderi, twari twamaze kuzamura uburyo abana batsinda, ndetse umwaka ushize nibwo twatangiye no gutangaza amanota tuyashyira hanze kugira ngo abana n'ababyeyi bashobore kubona uko abana babo bakoze. Ubwo rero uyu munsi turaza kuganira ku byavuyemo. DG Nessa araza kubitugezaho, ariko nagira ngo ngire icyo mvuga ku byo twabonye, cyane cyane
ngereranyije n'ibyari byavuyemo umwaka ushize. Ngira ngo nshimire abarimu, ababyeyi bafashije abana babo mu kwitegura ibi bizamini, ndetse na porogaramu ya Remidio nayo yabafashije mu kwitegura ibizamini. Ndabibutsa yuko iyi porogaramu yatangiye mu kwa mbere k'uyu mwaka ikarangirana n'igihe bari bagiye gufata ibizamini. Rero ibyo ngibyo ndetse n'imbaraga nyinshi abana bashyize mu kwitegura biraza kugaragara mu byo DG Nessa aza kutugezaho. Murabona yuko bakoze neza, ibyo ngibyo uwo musaruro twarawishimiye, ndetse bikanatugaragariza yuko abana bashoboye, ahubwo twebwe icyo tugomba gukora ni ukubafasha, ni ukubategura neza, hanyuma nabo bagashyiramo imbaraga zabo, hanyuma bagatsinda, bakamenya, bagakomeza gutera imbere no gukomeza amashuri yabo. Ikindi cyahindutse, ngira ngo nk'uko mubyibuka, ubundi aya manota yajyaga atangazwa nko mu kwezi kwa 11 cyangwa 12. Ibyo rero bigatuma ari abana basibiye badashobora gutangirana n'abandi, cyangwa se abana batsinze badashoboye gutangirana n'abandi muri kaminuza mu mashuri yisumbuye. So ubwo rero uyu munsi impamvu tutangaza amanota ubu ngubu mbere yuko n'amashuri atangira, bizafasha abanyeshuri hari abatsinze bakajya muri za kaminuza kugira ngo bo guta umwaka, cyangwa se hari n'abatashoboye gutsinda bakaba basubiramo. Icyo gihe nabo baba bafite umwanya uhagije kugira ngo bashobore gutangirana n'abandi amasomo. So niyo mpamvu rero ubu ngubu twakoze uko bishoboka kose kugira ngo ibizamini bikorwe mbere, hanyuma n'amanota ashobore gutangazwa mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira. Ubwo ngubwo ndeka minira ahangaha, noneho n'ijambo DG wa Nessa hanyuma atugezeho uko ibizamini byagenze. Murakoze. Nakoze kuwa Minister, banyeshuri turi kumwe hano, muhagarariye abandi benshi, babyeyi, batumirwa batandukanye, mwaje kwitabira no muhango wo gutangaza ku mugaragaro ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Tubahaye ikaze. Ndagira rero ngo ntatinze mbagezeho umusaruro w'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, mbabwira ko uyu mwaka twari dufite abakandida bose muri rusange biyandikishije gukora ibizamini bya leta 1,616,418. Muri abo banyeshuri biyandikishije gukora ibizamini bya leta 1,679 nibo babashije gukora ibizamini. Hanyuma muri abo muri rusange ufasha abanyeshuri bose bakoze ibizamini bya leta mu byiciro bitandukanye, ndibuze kubigarukaho nyuma, nuko 89% babashije gutsinda, babashije kugera ku gipimo ngenderwaho aricyo cy'amanota 50%. Muri abo banyeshuri rero, urebye abanyeshuri b'abakobwa bose bakoze ikizamini cya leta 85.5% muri bo baratsinze. Noneho urebye abahungu bose bakoze ikizamini cya leta 93.5% baratsinze. Tugiye rero uko byifashe mu turere dutandukanye, aha ndagira ngo mbabwire ko iyi mibare uko twayibaze ni ugufata abanyeshuri bose bo mu karere runaka barangije umwaka wa gatandatu, baba biga uburezi rusange,
tekinike imyuga n'ubumenyingiro cyangwa se amasomo mbonezamwuga bose tubafashe mu karere runaka ababashije gutsinda ni bangahe. Nk'uko rero mubibona, murabona ko Kayonza, Kirehe, Rulindo na Ngoma ndetse na Nyamasheke ni uturere twakoze neza cyane. Hanyuma hakaza n'utundi turere nubwo twaje inyuma ku rutonde, ariko murabona ko naho ntabwo byifashe nabi cyane, nubwo mu by'ukuri imitsindire iramutse yiyongereye byagenda neza. Murareba nka Kamonyi, Nyarugenge na Gatsibo ni hejuru ya 80%. Imitsindire naho mu by'ukuri ntabwo imeze nabi cyane. Reka rero tujye muri buri cyiciro, dutangirane n'abanyeshuri barangije mu burezi rusange, aho abari biyandikishije bari abakandida 61,942, muri bo 51,667 baratsinze, bikaba bingana na 83.8%. Noneho wareba abahungu bose bakoze ikizamini 89.8% muri bo baratsinze, hanyuma abakobwa bose bakoze ikizamini mu burezi rusange 79.8% baratsinze. Aha rero twagira ngo tugaragaze uko tugereranije n'umwaka ushize, ese imitsindire yifashite. Uko mubibona, ndagira ngo wenda twibande kuri biriya bice bibiri uko mubireba. Hari ikiri mu ibara ry'icyatsi n'ikindi kiri mu ibara ry'umweru. Urebye imibare, abanyeshuri kuva hagati ya 0 na 50 yagiye igabanuka. Ni ukuvuga abanyeshuri bagira amanota makeya, mu by'ukuri usanga baragiye bagabanuka, bivuga ngo bagiye bajya mu cyiciro cyo hejuru. Aha wenda natanga nk'urugero rumwe gusa, nk'abanyeshuri umwaka ushize bagize hagati ya 30 na 40 bari 5,463, ariko uyu mwaka baragabanutse baba 1,785. Ariko wajya mu kindi cyiciro hari ibara ry'icyatsi ndetse ari naho dufatira batsinze, urabona ko imibare mu by'ukuri yagiye yiyongera. Tugiye rero mu byigwa abanyeshuri byo biga, aba barangije mu burezi rusange, mu by'ukuri urebye impuzamasomo bari bafite wazibumbira mu byiciro bitatu, ari byo siyanse, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Mukaba mubona ko abiga ubumenyamuntu ari bo batsinze ku kigero cyo hejuru, kuko abanyeshuri bose bigaga muri icyo cyiciro batsinze ku kigero cya 90.78, hanyuma biga siyanse batsinda ku kigero cya 81.45, abiga indimi batsinda kuri 86%. Tugiye mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro, uyu mwaka abakandida biyandikishije bari 36,254, muri bo 35,393 nibo batsinze, bikaba bingana na 98%. Twareba imitsindire mu bakobwa n'abahungu, mu bahungu bose bakoze 98% baratsinze, hanyuma abakobwa 97.7% baratsinda. Aha naho uramutse ugereranije nk'uko nabivuze mbere, urabona mu by'ukuri umujyo n'umwe, aho abanyeshuri bagira amanota make cyane hagati ya 0 na 50 ugereranije n'umwaka ushize bagabanutse, ahubwo guhera kuri 50 gusubiza hejuru ukaba ubona baragiye biyongera. Tugiye rero uko batsinze mu byiciro bitandukanye. Amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro arimo ibyiciro bitandukanye, murabona ko naho bakoze neza, ndetse nk'abiga ubuhinzi 99%, ukaba ubona ko mu byiciro byose hejuru ya 95% abanyeshuri batsinze muri ibyiciro bitandukanye bigize amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro. Tugiye mu masomo mbonezamwuga, hatugiramo abiga
abafasha b'abaganga, hakazamo abiga ibaruramari ndetse n'inderabarezi. Aha rero naho murabona ko twari dufite 8,822 biyandikishije gukora ikizamini, muri bo 7,349 baratsinze, bikaba bingana 89.8%. Aha naho abahungu bakoze bose 33.3 baratsinze, mu bakobwa bose bakoze 88.1 baratsinze. Aha ni ugereranije nuko twabivuze mbere. Aha tureba uburyo amanota agiye akwirakwira mu byiciro bitandukanye kuva kuri 0 kugeza kuri 10 ugakomeza. Mu by'ukuri nkuko nabivuze mbere, muri kiriya cyiciro cyaha abanyeshuri bagira amanota make ugereranije n'umwaka ushize bagiye bagabanuka cyane, ahubwo bakiyongera uhereye kuri 50 gusubiza hejuru. Aha naho ni kimwe, ni Associate Nursing Program ndetse no muri accounting. Iyo wenda hano murabona ko ibaruramari ntabwo twagereranije ibyavuye mu bizamini bya leta by'uyu mwaka n'iby'umwaka ushize, kubera ko integanyanyigisho y'abanyeshuri biga ibaruramari ni nshya. Ni ukuvuga batangiye kuyiga bamaze imyaka 3. Ntabwo rero wayigereranya n'iby'umwaka ushize kuko ntabwo integanyanyigisho yari imwe. Niyo mpamvu ho mubona hari igice gusa cyo muri 2025 cy'uyu mwaka. Twihuse, murazi ko buri gihe iyo twatangaje amanota y'ibizamini bya leta, mu by'ukuri tunagerageza kureba abanyeshuri bakoze neza. Uyu mwaka rero turareba mu byiciro bitandukanye, aho mu burezi rusange abiga imibare na siyanse, umunyeshuri wakoze neza wahize abandi kurusha wahize abandi bose yitwa Arengerwe Merci Alliance. Akaba yiga kuri Cornerstone Leadership Academy, akaba ari ishuri ryo muri Rwamagana. Yagize amanota 96.6. Hanyuma mu bumenya muntu Kagemana Jean Lambert wiga kuri ES Cyabingo muri Gakenke, niwe wahize abandi muri icyo cyiciro agira 95.7. Hanyuma mu ndimi Mugisha Bayo Jennifer wo kuri College de Christ-Roi Nyanza abari uhiga abandi agira 93.49. Tugiye mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, harimo Iradukunda Fabrice, harimo ibyiciro bitandukanye. Hakaza Nshimiyimana Hakim kuri TSS, Ashimwe Philibert Nelly Gicumbi TSS, Ashimwe Philippe Nelly kuri Gicumbi TSS, Muganza Samantha MIPC. Hakaza Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy, Irakoze Delice Kisaro TSS, Twatsi Jean Vianney Serora Dogaseke TSS School. Hakaza Bisetsiyaremye Obed Apena muri Kirehe, Twizeyimana Patrick GS Gasetsa, bose bakaba baragize hejuru y'amanota 91%. Twajya rero mu masomo mboneza mwuga, aho muri Associate Nursing Program wahize abandi ni Gitangaza Raban GS Gahini. Hanyuma muri ibaruramari wahize abandi ni Singizwe Fraterine Eyave Ntendezi. Muri mu nderabarezi naho dufitemo abanyeshuri 4 bahize abandi bitewe n'ibyiciro biga. Hakaba harimo Hategekimana Diodone Nyamata TSS, Nyamata TTC nambabarira, Shimiyimana Emmanuel ENP TTC Kirambo, dufite Umukiza Celestin TTC Muramba, hanyuma na Twagira Umukiza Olivier TTC Matimba. Nyakubahwa Minister, abanyakubahwa muteraniye aha n'abashyitsi turi kumwe, ibyo nibyo byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka. Murakoze cyane.